Metresse iririmbana n'abantu bose barayizi bivuze ngo yampano n'umustar yampano he's a superstar nkuko Raki yabivuze yakene wavuze kuri stage yavuze iki cyana n'igisari bro yampano n'umustar nawe ubu akanya tumugize umustar hitwe twamugize byo yampano yarabikoreye yampano yarabivunikiye simbimugize ngaho nondekera abahanzi 10 mu Rwanda nimba muzi yampano n'umustar nondekera utonde abahanzi 10 mu Rwanda abastar yampano yego kirabandi 9 bawe yampano kirabandi 9 arimo yego ataza kuyibwira ndabizi bamwe muri mwe mararwara imitima. Salute my people, salute no muhungu wanyu muko mubizi Balthazar. Balthazar. Ya nje nitwa amazina ase bro mbwizukuri sibyo tutararenga aho ngaho witwa Balthazar nibyo wise nyuma yo kubona Balthazar oya ahubwo Balthazar yabyise kube banza yarambonye kuko ngiye mu busanzwe kuva navuka nitwa Manzi Balthazar niyo mazina yawe ari mu ndangamuntu nyikwereke se kugira ngo byemere. Salute my people, nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe. Ni King of Mike Bazadeni kuri Lodi TV. Nizere ko mumeze fresh. Ewana abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'abadiaspora mudukurikira umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko iminsi mikuru yabagendekeye neza. Nizere ko ibintu tumaze iminsi tubona biri kubashimisha, biri kubanyura. Nizere ko muri kwiyumva neza kabisa. Nizere ko abantu bafite utwo kunywa muri kutunywa fresh. Nizere ko abantu bafite ibyo kurya muri kubirya fresh. Nizere ko mubanye neza amahoro nk'abanyarwanda muri rusange. Sasa rero uyu munsi ibintu mbazaniye umusesenguzi urenze. Mwumva ko mwabonye ba KNC mukabona n'abandi abasesenguzi baraho batagize icyo bavuze. Uyu munsi mbazaniye umusesenguzi urenze uratangaje bro. None n'izina rye n'uryumva ryonyine riraza kudutangaza. Je barimbwe mbanza kwikubita hasi. Ndavuga ati kwizina ry'Imana data na mwana ntaro mutagatifu. Ndavuga ati iryo zina niribaho tokashitani mvira kuri channel tokashitani mvira mu kiganiro bro nza gusanga ari byo byanyabyo sibyo. Uyu musesenguzi rero ararenze. Uyu musesenguzi abafitiye umunwa urenze bya hatari, afite amakuru kuri buri kimwe cyose tuza kuganiraho. Abagifite amakuru ni wa musesenguzi ufite amakuru kuri buri kantu kose. Ni wa musesenguzi uba ufite amakuru n'icyo ari buvuge ku kintu cyari cyo cyose kandi mwacyumva mukuva kuko ni umusesenguzi mwari mukeneye. Ni umusesenguzi nk'abanyarwanda mwari mukeneye kugira ngo abahereze icyo gukora cyanyacyo. Ni umusesenguzi mwari mukeneye kugira ngo abahereze amakuru ya nyayo, abahereze byinshi nyuma y'ibyo mugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga, abahereze amakuru y'ibyo mugenda mubona cyangwa se mwumva mutabasha gusobanukirwa. Ni umusesenguzi ngiye kwakira bro. Karibu cyane wagwani bro. Wanatangira isuzu mbere yo kubibwira bro. Mbere ko bibwira nabanza basuhuze kuko naza kubibwira ndabizi bamwe muri mwe mararwara imitima. Salute my people, salute no muhungu wanyu muko mubizi Balthazar. Balthazar. Ya nje nitwa amazina ase bro mbwizukuri sibyo tutararenga aho ngaho witwa Balthazar nibyo wise nyuma yo kubona Balthazar oya ahubwo Balthazar yabyise kube banza yarambonye kuko ngiye mu busanzwe kuva navuka nitwa Manzi Balthazar niyo mazina yawe ari mu ndangamuntu nyikwereke se kugira ngo byemere. Okay banyarwanda nimubone ndi kumubaza gutya sibyo ntago ari uko atari ko yitwa ahubwo nanjye yabimbwe mbanza kubihakana ndavuga ati ari kubeshya ari gusikama abantu ari kugendera ku izina rya Balthazar sibyo ariko yitwa Manzi Balthazar indangamuntu nikabye bamwise sibyo nibikorwa nubwo ntazi neza nimba atakora ibikorwa nk'ibya Balthazar nabyo muraza kubimenya araza kugenda bivugaho bro gusa karibu cyane kuri Lodi TV. Asante sana Lodi TV ni mu rugo. Man nakunze analysis zawe nakunze uburyo wanaliza nakunze uburyo nyine buri kintu cyose ugifite amakuru kabisa. Ibi ni ibintu byacu nibyo tuba mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni umwanalist mushyashya nabazaniye kugira ngo ajye abanaliza abahereza amakuru yine ya nyayo abahereze ibishi nyuma y'ibyo mugenda mubona ibintu mutabasha gusobanukirwa ibintu bigiye byihishe nyuma byari byose mugende mubimenya bro. Karibu cyane. Urakoze cyane bazaba kubana na Balthazar. Ewana brother nishimiye kubana nawe ndabizi neza ko iki kiganiro kiri bwagende neza ndabizi neza ko iki kiganiro abanyarwanda bari bwagikunda bitandukanye n'ibyo dusanzwe dukora byo kwabwira abanyarwanda rega dufite n'umwanalist Balthazar. Abanyarwanda stay tuned turahari turababwira ubwino bwose bw'ibiri kuri iyi mihanda muhumure byose murabyumvira hano kuri Lodi TV mukurikirane Lodi TV. Abanyarwanda umuntu ukuri bwakora ikosa n'umuntu uza gukuraho gusa umuntu uri bwakora ikosa n'umuntu uza gukuraho atarumva ibya Balthazar wo mu Rwanda arumva atarumva ibya Balthazar wo mu Rwanda kabisa. Mukurikirane stay tuned
abantu batarakora subscribe muyikore, abantu badakora ama like mujye mukora ama like ewana mu sharinge muri comment mutubwire, muduhereze comment mutubwire ngo bimeze bite, mutubwire ngo wagwane sibyo ewana. Ni hari ama video barabakobwa bo barabaroze, ariko barabakobwa ikintu kibashuka ndakizi. Barabakobwa bafite aba diaspora nibo bagiye gutumara abakobwa i Kigali. gute rero Aba diaspora tuzi neza ko twese aba diaspora bafite amafaranga kandi aricyo bashukisha. Oya bivuga ngo barabashuka ntabwo umuntu aguhereza amafaranga ngo akubwire ngo wirongoze ufite. Ntekereza ko aguhaye amafaranga ahubwo yavuga ati wowe ngo uhaye amafaranga ngwino gahunda kwa plaba ubundi ibintu bimere neza. Impamvu ngo barabashuka ntabwo yamutegera indege ngo ajye kumureba. W'ikintu amukorera ni kimwe cyonyine, aramubwira ngo ma video yawe ndebe ukuntu uhagaze. Sasa rero uko guhagarara rero urumva kada mwereka ibihagararire ku ivi, iriya mihagararire y'ivide rero niyo mibi. Noneho nabonye n'amafoto ikijyanye n'udufoto cyo hano hanze kirabatomara. Oya amafoto yo biri kugaragara neza yuko ahubwo abantu bari gufata amafoto barangiza bagasubira inyuma bakabeshyira abantu bazwi nk'ibyamamare bafata amafoto. Ndamya neza ko iriya foto atari ya Nyambo. Urishura kiriya foto atari ya Nyambo? Yego ndumwe mu bantu bihamya yuko iriya foto atari ya Nyambo. Urashingiye ku cyo uvuga atari kugeza n'ubu ko nabonye iriya mihagararire n'imisosire. Yego wenda wenda sinzi imihagararire ya Nyambo, iriya misusire sinzi ngamesate sibyo, ariko ndamya neza ko uriya atari Nyambo kabisa. Urebye uburyo usanzwe uzi Nyambo physical fit ye uko nameze, yego ukareba n'iriya foto none no mu maso akantu badukinze batwimye akantu ko buriya batwereka mu gahanga tuba twese tumumenya. Yego badukinze akantu gato kugira batujijishe, ariko mu bigaragara byo simbi hamije 100% ariko simushira amakenga. Yego wenda sinzi ngo Nyamba mezate sindamubona yambaye ubusa sibyo, ariko hamya neza ko uburyo Nyambo yiyubaha genda mukunda ndumukunda. Nanjye reka nkubwize ukuri uburyo Nyambo yiyubaha ntago bira bintu yakbikora. Nyambo n'umukobwa ufite amafaranga afite izina, bira n'ibyo abakobwa batarisobanukirwa bo bwabo. Nyambo n'umukobwa wisobanukiwe ufite izina uzi gushaka amafaranga no kuyakorera. Ushatse kuvuga ngo ntabwo numva ko hari ikintu wamuhereza ku buryo yakora ibintu nkabiriye. Ushatse kuvuga ngo Miss Heineken ushatse kuvuga ngo Miss Heineken ikibazo cyabaye amafaranga. Arakennye afite ikisi atega moto cyo ni cyambere nta modoka agira. Urishobora ko Nyambaye ifite, urabizi neza ko Nyambaye ifite. Sinzi nimba ariye, ariko icyo nzi neza nuko agenda mu modoka sindamubona yateze moto sibyo. Ariko boro Miss Heineken we cyakoza ngenda nayamanitse abana i Kigali bameze neza kuri gahunda. Ariko hari ibintu nyine bimaze kuba nka defo sibyo y'abakobwa bamwe na bamwe. Miss Heineken yego yarabikoze pe na video yarabitweretse ko yabikoze, ariko nyuma hari abasubiye inyuma baravuga bati nyuma yuko tubonye Miss Heineken afata agatwe k'icupa, twebwe tugomba kwerekana yuko n'icupa ryose bishoboka. Yes. Miss Heineken yakoresheje agace k'icupa umunwa waryo, abandi bantu ushatse kuvuga ko hari abacurukuye. Uraye yacuruye yarabitse hari abacurukuye abantu bameze neza cyane bose bacurukura amacupa barayatereka. Ariko no ejo ni sinzi uwo numvise ngo ntago kari agacupa ngo ni gato ngo ntago kari kogerera ku nyota bashaka kugeza ngo bakongerereho ukuntu udusantimetero. Bivuze ngo rero Heineken nka brand ya Heineken ifite gukora amacupa manini kabisa. Kandi Heineken koko ntagarigira sha bakoze gra Heineken ibara abantu bashoboye bakagira utuntu bikore. Nimba hari abakobwa bashoboye gusporta udu Heineken duto bivuze ngo na Heineken we kigaragara cyo karaga Heineken ko ntago kagiraga ku nyota ntago kagezeho twakifuzaga neza. Bivuze ngo hari yakeneye ewana icupa rinini ku buryo se nta kuntu bahindura marike y'icupa ko nzikora andi macupa ari maremare. Hamwe ba DJ Pass baririmbye kandi ngo Heineken urari ko gasa neza. Ariko bro nimuzibeshye reka ngubwire abakobwa b'i Kigali ukuntu bameze. Abakobwa b'i Kigali nimuzibeshye mwe mwabahungu mwe ngo jyaho birakuya urwana gira wowe ako barakuroza
nabonye akantu mu gitondo ubundi ngo gute ngo uyuhakuya ngo iminota icupa rikora wayikora. none se iminota Heineken ikora wowe muhungu w'i Rwanda sha ndakurahiye nta kintu kirimo. ubwo nyine abasore no gukora ko abashoboye bakigendera kabisa nimba byamaze kugaragara yuko uducupa ari two urumva. Akorera cupa riri no mu kazi bro, hari ibintu ryakoze nabonye ikiremwa muntu kitapfa kwigerereza. Oh yes. Ariko se cyari ikivu yari amazi asanzwe ya robine cyangwa ko nabonye adakama neza. None njye nagize ngo nuduhenikane turi kubiriramo. Njye nagize ngo na mbere bari bashyizemo utundi ducupa twa Heineken none tukajya tubira tugaruka. Akoze kuko bira bintu iyo logique ntabwo nigeze yitekereza. Uzi ko byaba ari byo sha wananjijishije abakobwa b'i Kigali batumye nasoma kutuzi hano. Oh yes. Amazi kuko bizaba bizicyuye. Reka tunywa amazi bishire kuko amazi birabintu. Amazi bigashira kuko mbega abakobwa b'i Kigali. Ako bro reka nkubwizwe n'uko Imana birabintu. Birabintu ntakubeshya. Birabintu abantu babyisha inyuma. Tugiye kureba neza dushyize mu nyurabwenge yacu. Abantu babyisha inyuma na abantu bitwa aba diaspora. Gutariko n'aba diaspora je ntabwo mpamyana n'abantu bavuga yuko aba diaspora kuva na kera aba diaspora bahozeho. Kangwire impamvu mu kera aba diaspora bahozeho aba diaspora bacya ntago harabashukanye nkabo. Uriya mukobwa wari uri kumwe na Miss Heineken tuvuge ko ari we mu diaspora wari washoyemo imari kugira ngo oya rega ziriya video ntabwo ariko ziba zigenewe. Ziriya video ziba zigenewe aba diaspora ahubwo bo babavamo bakabashyira hanze. None se ninde wazishyize hanze? Uriya mukobwa yakifata agashyira hanze video ye ya biriya bintu. Biriya bintu ko nabonye ariko none ko kuhitiye agashanga yari imaze kurangira si umukobwa akeneye akandi kantu. Akeneye kudutamo ngo tubanze duhumuke. Atwiyibutsa tubwira ati ninjye wa wundi wishanga. Ninjye shanga rya ubu sara cyitwa ishanga. Ariko se umuntu nagira amazina abiri ubundi umuntu agira izina ry'ikisi. Niba twaramenye izina rimwe ishanga twagombaga no kumenya irindi. Ubu yabatijwe Heineken ishanga. Ubwo se Kristo nirira Heineken ni ishanga. Kristo ugenda barya bari ishanga. Kasha Heineken baramuroze cyane. Ari byo bintu mba numva neza. Ako cyakoze reka ngambwira dutebya tugiye tunavugishwa. Arega rero utuntu nk'abajene b'i Kigali baba bakeneye ko bagenda badutamo. Turatuntu abajene b'i Kigali bari badukeneye kujya bikiguza dutamo. Duhuze muri weekend duhuge. Bivuze nyine ngo yatumye imbuga nkoranyambaga zongera gukora. Oya bira nago nanone kundi ruhande nago bikwiye. Turabigira ibiganiro nyine tukisekera ariko bira bintu birakomeye. Kandi nabonye hari umuyobozi mukuru wabivuzeho. Ntibikwiye gute se? Hari umuyobozi mukuru wabivuzeho. Staff niye urumva wenda Heineken ni murege ikavuga ati ngo yakoresheje product zayo mu bintu bitemewe niyo byaba ari ikibazo. Ariko nimba Heineken itamureze rega zira staff nagarize nizande zira staff niz'igihugu zira staff niz'igihugu kuko urundi wowe gutyo uhagaze ngo makuru staff z'igihugu. None se wowe gutyo uhagaze ngo Miss Heineken makuru staff z'igihugu ngo amaye kuri staff z'igihugu. Umuntu gutyo wese umuntu gutyo tumubona nabari w'igihugu nago uri uwawe koko nago bize. Hari umugabo umwe arya bamwita ngo iki ni itungo y'igihugu rero iri gukoreshwa nabi. Socrate bigeze kumubaza baramubaza ngo ariko Socrate ngo ko tubona uzi ibintu byinshi ngo watubwiye muri make nyine ibintu uzi ukatuvunguriraho natwe. Uzi kintu bashubije yarabwiye ati ikintu nzi ni kimwe n'ubundi ntacyo nzi ariko ikintu nzi kimwe cyonyine nuko nta kintu nzi. Ubwo bivuze ko Miss Shanga nawe Miss Heineken kinaze kimwe nuko Heineken kamugerera ahantu azi. Oya cyakoza bira bintu mwana bira bintu urubyiruko rukwiye kubireka pe ko ntago ari byiza rwose ari na gatoya. Rubereke gutara abantu batari bazi Miss Heineken bamumenye. Reka tuvuga ibintu tunabisubireho ashobora kuba nameze neza yakaniwe njye kunda kubona abantu kandi ngo wakoma shango ngo mu mashoka sha nawe banza mu mashoka mu mashoka shaka imeze neza. Narabonye Heineken turi kubira ubwo nyine abonye uburyo Heineken tubira bro. Akwa magane turi no kwibaza ibintu bikomeye. Heineken yaragafasha arakabiza yaragize ngo afite icyuma cya presiyo nicyo kiri kizamura Heineken. Kimwe bagira bavamo inzoga. Kandi hari ahantu abahungu b'inkwakuzi b'icyaka bari kujya gutega bagavoma.
Bazira Heineken zamenekaga bro. akubanza ari nazo Heineken igira urufuro nawe ntukabeshye ko nabonaga ameze nk'amazi y'urobine nta rufuro wabonye barimo ntabwo ngereka ndayibona neza buri nubwo ari itacugushije ahubwo ze kunama ntabwo bari bayicugushije ubundi buri inzoga izana ibiraro urufuro ko bayicugushije ako bashyizemo icupa yari ikonje ntabwo uraga icupa riri yabaga ikonje bashyiragamo ikonje niho byapfiriye yabaga ikonje noneho zikabira zizamuka ariko urufuro buriya ruzaza nyuma uramonda sinoga sindemera ko iriya foto atari iya Nyambuge bro njyewe nayitegereje neza ngenda ndeba buri hamwe hose kugeza ubu nta kintu arabivugaho wenda hari ibice by'umubiri byo tutazi ako se ni iki ese ubu ninde wayipositinze ninde wayishyizeho sibyo nakubwiye se niba aba diaspora babaka amafoto bikarangira babashyize hanze byose bibarirwa ba diaspora byose niba babiri inyuma rega si wivugiye ngo Miss Heineken ikibazo ni amafaranga ariko ngo ikintu gihari muri ino minsi ngo ba diaspora bari kubeshya abajeni urumva kaguhamagara ko bwati bro bimeze biti yego mu minsi mikuru ishize ngo hari abantu benshi bagiye bemererwa amafaranga n'aba diaspora bikaza kurangira nta n'atanu babahaye sibyo ubwo se nibyaba biri inyuma yuko bari kuyashora muri biriya bintu kandi biriya bintu nibyo byihishe inyuma bivuze ngo amafaranga bagahaye abajeni wowe uri umujeni ntabwo byakunda bayamariye muri Heineken baranazinywa se wagwane ikiganiro nikiri burangi ikiganiro nikiri burangi ariko nekereza ko akusa ubundi ninde wamamarizaga Heineken ahubwo ikibazo tuzi abantu bamamarije Knowless bamamarije Primus uramukobwa ikibazo kimwe cyonyine abantu bamamariza uramukobwa uziko Heineken ahubwo uramukobwa bamusinyishe uruganda rwa Heineken baganire barebe uburyo bamuherezaga kontra biriya bintu byo kubiza ama Heineken anabibyaza umusaruro rwa ruganda uziko rushatse rwamufungisha uramukobwa se koko haraba Miss Heineken nyine wakoze ira gahunda fungisha rwamamarije oya kugeza ubu ngubu Heineken niyo nzoga iryoshye ku isoko hari abantu bazazicikaho ese niba tutaye tuzana Heineken iva tukaba twarahabonye ahantu yagendaga ibiriva kandi musanga tuzi bivamo ubwo urumva koko wabonye iriya Heineken yavagamo ari mbi ushatse kuvuga ngo nawe wayinywa se simvuze njyewe kuko sinywa inzoga oya Heineken isabura n'inzoga abantu bakunda akabyeri ushaka kutanywa inzoga isanzwe rega biterwa n'uruganda rwahenze iva hariya ari inzoga cyane ko itanabiraga niba wumva bimeze neza ahubwo wazareba byaragaragaye yuko ari Heineken yari yasutsemo hanyuma zikaza gusohoka zikagenda zibira samuka n'ikizarangira se nibabonaga uburyo tubira dutumbagira iriya ni inzoga ibira kuriye ni iki se ndumva ubizi neza amazi arabirasa inzoga zituruka ahantu ndumva uzizobereye ariko muze oya niko muze uravuze ngo Banyarwanda muze kunyumva oya uravuze ngo umukuntu uvuze uravuze ngo ati iriya yari Heineken byaragaragaraga neza ati kuko yabiraga igende subundi Heineken bazivoma hako se utazundana zituruka kwa mugani wasanga ari nayo wamenye ziva he hako nsanzwe nziza isanzwe ubanza formula Heineken ari hariya ahubwo wasanga niba bita ubuhorande kunzi wa Heineken zikorwa mu buhorande uraba mwita ubuhorande ko twari tumuzi nk'ishanga asanga zabaga ariho mu buhorande wari wajya se wa mugani wari watega indege ko narajya uziko narasanga ari nahari wamenya ari he wamenya ari ariko biriya bintu bigomba guciga sinzi nahoze ndeba ijambo umukuru w'igihugu yavuze ngo abantu bambara ubusa umuntu yambara ubusa nyine ntabwo ari buriya busa tubona ko nk'uko yabivuze aba afite ubusa no mu mutwe nyine ko ntekereza ko umukuru w'igihugu abantu yavuze bambara ubusa atari bariya kuko uriya wera noneho uriya yari yikwije rero ntabwo yambaye ubusa yagenze bite uriya yamamarije Heineken ntabwo yambaye ubusa nawe utaniye nawe kare wabonye ubusa si ubusa ni iki ubusa bwabonye twabonye Heineken zitumbagira kwa mugani twabonaga hari azaturukaga harya ni nta kindi kintu nabonye Heineken zituruka mu Buhorande niba urari bwo Buhorande reka twitahire pe yes Banyarwanda uyu munsi nabazaniye umusore naravuga izina mutaramenya uko yitwa ni umwanaliste ku bintu bigenda biba ku muhanda ni umwanaliste ku bintu bigenda bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga namuzanye kugira tube tuganira ku bintu bya Heineken ariko ntago muramumenya izina ni ngombwa kugira ngo abibwire n'ubutaha nimuhura muzamenye ngo ninde pro bakwita nde aha murakoze cyane
baza Deni nubwo nawe watangiye utibwira abadukurikiye njye bamaze kumenya ndakivuga se ako shamaze ko umusitari wa mugani siko mvuze ariko bamaze kumenya kabisa. Njyewe rero mu busanzwe amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Manzi Balthazar. Ese bro kuseka man. Nitwa Manzi Balthazar bro. Balthazar. Wewe Balthazar yo mu Rwanda se? Njye ndo mu Rwanda tu ariko niko nitwa byanyabyo kabisa. Bivuze ngo abakobwa b'i Kigali nta mpamvu yo kongera gukoresha uduhenike ni Balthazar yo mu Rwanda mwamubona. Nganyumvira kandi ubwo ugiye kubaneza. Abo baneza iri joro. Niko njye wari kwisese witwa Manzi Balthazar. Manzi. Akose mari ko nsubirisha mu cyane. Nyine bivuga. Manzi Balthazar. 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 Ako nyine ntago. Balthazar ntuzi ibyo yakoze. Hano wa muri Ginuriye none se no mu Rwanda. No mu Rwanda wese. Manu uko nsigaye ninya kuvuga izina ryanjye se. Nuko kuba ndivuza abo kugitangaza makuru ndahemutse. Abajene sigaye mbaza bitwa ngo sigaye mfite izina rimwe. Kandi abakobwa bose ngo barakunze Balthazar. Oyas. None ni turufu nakarishije. Agweze nuyirisha. Oya. Uri mu gihombo. Oya ntago nyirisha mwana. Abanyarwanda kazi rero ngo Balthazar yo mu Rwanda. Umuyoboke ewana. Mumugane kabisa. Wese ni wangahe bro? Balthazar yo muri Guinea. Ni magana n'umwe utaravuzwe. Ikintu gitangaje nuko nka Balthazar w'Imanzi. Shabro nawo aba man igene ko witwa Manzi nivuze kuri Imanzi ariko ako man ibaza ikibazo nagize Balthazar ahanga reka dutinde kuri Balthazar sibyo oya umva ibibazo nagize ubu nago turabona ibyo Manzi yakoze ari umva ibibazo nagize ibaze kwitwa Manzi Kamanzi so byumva se n'umwana mwiza witonda none so nakwanga koko papa aho urisha ibintu wankoreye Balthazar oya gwaye oya nahita agwaye yiti bro yagwaye je uramuniga mani nabibonye hari umujama wanje mani bita Olivier ndamusoje cyane akimara kubonira ball hari jezo no bari bamukoreye iriho nimero Balthazar magana ari songo Balthazar yesa kanyorereza ngo bro akajezo ukareba nakakuguri ko mutokosha ako niko kawe ubwo ese burabazashyira mu bare kangahera ndewe ese bro buriya Balthazar nago akiburira ibyo ari byo byose maze kugera aya mani abadukurikiye bajya muri comment barebe sura yanjye barako nimeze okay mu mibare batabwire ntago ndinze kuvanga imibare ngibiki bro icyanzi ko isura yawe n'imibare biratandukanye narumva oya agugeze kangahe muri kangahe imibare cyana burase ganatanda nganyumvira kandi Balthazar wo mu Rwanda none undi abanyarwanda tuzwi ikintu turatera nitugira gute niduterwa imeze none wo muri Guinea nimbarageje muri magana no mu Rwanda nawe urabyumva ariko mwami wigeze kuvangaho umugabo aguye ngo ujye urenzaho twatsi nini nawe niko gute wowe uvuga ngo cyamano ngo ibintu yakoze ngo nugusebya melody ngo nukwishyira ntago yishyize hejuru iki kintu kibi yakoze ubundi bro reka nkubwire ikintu kimwe tuye twemera niyo umuntu yaragutanze muri game aba yaragutanze muri game yego yigutanzemo ariko nibisobanuye ko ariwe master w'iyo game njyewe buriya reka nkubwire ikintu kimwe kugira mu isoko mbere siko guhabwa urumva okay yego wenda yarahashye aracyaha ndamwubaha ntabwo mbagereranyije ako se ubundi urumva ariko mwishaka gusenya ya mano ngo mwumvikanishe yuko ya mano ibintu yakoze ari ibibazo nta kintu kibi ya mano yakoze ya mano ntiyanga Bruce Melody ya mano nakunda Bruce Melody ntaga mwanga sava ntacyo reka nimba mubyibuka mbere ko kira gitaramo kiba ya mano yaravuze ngo ndamutse nkoranye na Bruce Melody indirimbo ngo nta kindi kintu naba nsigaje gukora niryo shaza afite Bruce Melody arandenze ndashaka kuzakorana nawe nyine igihe nzaba yamuvuga atamuzi bivuze ngo aramwubaha yamuvuga atamuzi yavuze ngo aramwumva bro wowe uzi Chris Brown wari mwahura yitwa ngo iki Chris Brown nyine nese ubwo se utamuzi ushaka kumenya gute ndamwumva simuzi kuko ntiturahura nanjye sibyo rero mwivuga wikumva ko yamana ushaka gusanga yamana yarafanaga Bruce Melody ataranazijya mu muziki Kaino rega naga ari gitangaza ko yaramufannye yaje ibintu yabijemo mbere ye sibyo ko yamana ashaka ko yaravutse Melody ari mu muziki yego icyo rwose ndabye aho nago nabyanze nta nubwo navuze yuko Melody atarenze yamana aramurenze pe ntago bafite experience ingana bafite amafaranga angana ni bafite abafana banga nta n'ikintu bafite nyine kingana sibyo ariko yamana nawe ni umuhanzi wari ukeneye gukundwa sibyo wari ugeze ahantu ha fresh urumva
uri kumva ko baza nibyo nari ndakubwira takumva bari Tazari urumva kantu ka bari Tazari niko witwa ni izina ryawe izina ryo rizaba neza abanyarwanda abanyarwanda ni papa wanyise gutyo nta kindi narenza ibikorwa bya byagaragaye ko ari byo bye oh yes twikomereza oya reka dukomeze nira story man ibiri ku muhanda byo yamano natitonda kuko uyu munsi avuze melody ejo yavuga n'utavuga akavuga ukumva yavuze na Meddy ariko yavuze Tiger B aravuga ati Tiger B urumva ewana papa mukubwa warakoze cyane ndagushimira ndakwemera yamuhaye amahirwe ahubwo na melody namuhereza yarayamusabye ese melody na melody namuhereza ayo mahirwe sibyo namuhereza ayo mahirwe urumva avuga ati yamano mu gitaramo n'abandi bahanzi bakuru sibyo n'abandi bantu bategura ibitaramo bahereza amahirwe yamano arabikwiriye aranabishoboye sibyo melody nafite kuronshinga album ubu yamuha amahirwe amaze kuvuga ko atamuzi umuhanzi ukizamuka ntago nzi melody ntago uzi yarayironshinze already byararangiye sibyo ariko bira yabivuze atarayironcinga yabivuze yarayironshinze igitaramo cya Tiger B cyabaye nyuma yuko Bruce Melody yaronshinze album ye nibyo niko kuri sibyo ahubwo nimba yumva koko akeneye kumenyana na Yamano kuko Yamano n'umwana mwiza melody amekeneye kumenyana na Yamano nimba yumva ababajwe nuko Yamano ntamuzi ko batarahura melody Yamano melody nasabe Yamano ko Yamano ashobora guhamagara melody ntamwitabe ariko melody aramutamaga Yamano yamwitaba melody approachinze Yamano yabyemera ariko Yamano ashobora ku approachinga melody ntabyemere wanabyumva ateri ya mbere avuga ngo Yamano petit frère Yamano young brother reka nkubwire ikintu gushika bano bapeti sibyo reka nkubwire ikintu gushika bano bapeti man bazamutse mu gihe cyiza umuziki utagoye niyo mpamvu umuntu araza umwaka umwe yabaye cyamamare ubu turamuvuga ngo yagiye muri man Yamano mwana Yamano twagwe twumuvuga hano ararenze bro ararenze uza abana barenze bahari barenze batarabona ko urizagurira yizi yego ndayizi indirimbo ya Yamano ndayizi kari ya Yamano nibyo ndi kukubwira meterese ejo muri ntuyizi umuntu ararimba indirimbo zose za Yamano nibyo ndi kukubwira umuntu arimba indirimbo imwe ararimba indirimbo imwe ntabwo ari Yamano ntabwo afite indirimbo imwe Yamano afite indirimbo nyinshi cyane kandi zakunzwe zose Yamano n'umwe mu bantu bageze muri arena akaririmba indirimbo ze zose aririmbana n'abantu kugeza n'indirimbo itarizwe yaramaze kugeza umunsi umwe ibiri yayitarashira asoye metresse aririmbana n'abantu bose barayizi bivuze ngo Yamano ni umustar Yamano he's a superstar nkuko Raki yabivuze yakiniye wavuze kuri stage yavuga iki cyana ni igisari bro Yamano ni umustar nawe ubu akanya tumugize umustar twamugize byo Yamano yarabikoreye Yamano yarabivunikiye simbimugize ngaho nondekera abahanzi 10 mu Rwanda nimba umuzi Yamano ni umustar nondekera utonde rw'abantu bahanzi 10 mu Rwanda abastar Yamano yego shyira abandi 9 bawe Yamano shyira abandi 9 arimo yego atarimo nago yakobaye yaragiye kuririmba muri kira gitaramo cya The Ben Tiger B yamagaye abastar kuririmba byagenze bite urabizi story yo kujya ngajya kuririmba uko byagenze uko byagenze uko Yamano ari mu bantu babiri cyangwa batarenze batatu yamushyize kuri liste y'abantu melody I mean The Ben iramuhamagaye nawe Yamano ndagushaka mu gitaramo yego cyangwa Yamano yagiye ahantu The Ben ari gukorera ikibazo si icyo yaba yarabisabye barabimuhaye barabimusabye yaba yarabisabye ikibazo si icyo icy'ingenzi nicyo yabikoreye kingenzi nicyo yakoze bamaze kubimuhereza ahubwo nyuma yo kubikora amahirwe ya baba yabamuhaye yabikoze neza ahubwo nyuma yo kubikora yahise nyuma yo kubikora ameze neza cyane icyo bita kubirinyamo yabineyemo ibyo urabizi bagita kubirinyamo nimwe muri kubirinyamo nimwe muri kumwangisha abantu sibyo abantu liste y'abantu bari kuvuga ko nakubwiye ngo Yamano naramuka atagenze neza kumwangisha abafana kano gahita abonye kano gahita karamukora yavuze Yamano agahita yaragahoranye agahita aragafite kandi nuba aracyaka oya ntabwo yaragahoranye saje ryara ariko ubundi Yamano atanye musiki ryara yihita arayikwiriye bavanga ngagahita yaragahoranye kandi Yamano arayikwiriye ntawe bihakanye nareke kwibyaza umusaruro ariko kwikoresha nabi n'umuntu ariko ari kubyaza umusaruro uzi ikintu Yamano akwiye kwiga kimwe cyonyine kimwe kizanamufasha muri uyu muziki ngiye mugira inama Yamano niba uri kundeba kuri Rodi TV mugiriye inama iga kuvugana n'itangazamakuru arabizi inshuro zose avugana n'itangazamakuru neye amakuru mani muyoboke n'umugabo twemera mu muziki bro watangiye gukurikirana umuziki ryari cyane umuziki hagati ya 2005 kuzamura aha kuzamura muyoboke ntiyari mu muziki yarari mu muziki muyoboke ntiyari mu muziki yego icyo gihe managingaga abahanzi bro ategura ibitaramo agira ute ndakeka guhera muri 2000 na mbere yaha hari manager yarabaga muri muziki yego mu buryo bumwe cyangwa ubundi muyoboke se ninde niba umwemera nk'umuntu maze igihe mu muziki wumva ikiganiro atanze avuga kuri Yamano yaravuze ngo
iyo nza kuba ndahanu yakoreye kiriya kiganiro nagahita ngo de Peti ceceka wumvise uzi impamvu yabivuze ntabwo rira rya ijambo ryo kuvuga yari kuvuga uti Melody ntabwo turahuza neza ariko mbonye nka collabo kuri we rega Yamana kwiye gutigita Melody rega arayikeneye n'ubundi ntabwo kwiye gutigita Yamana collabo ya Melody wigeze umubaza hari umunyamakuru mubyumve mwese hari umunyamakuru n'umwe wari wabaza Yampano ngo ukeneye collabo ya Melody akavuga ngo ntago ayikeneye ngombwa akayimubaza none ahubwo Yampano arayikeneye Yampano we yaravuze ngo Melody simuzi kuko ntibarahura bro iriya minota yakoresheje ari kuvuga ngo Melody nahamagara Yampano mu amahirwe yo guhura nawe amahirwe bahure studio bakorana indirimbo bahure mu bitaramo amuhereze ayo mahirwe ajye mu bitaramo bye sibyo iminota Yampano yakoresheje ari kuvuga ngo ntago nzi Melody yagomba kwikoresha ari gusaba Melody collabo niba ashaka gutera imbere koko yagomba kwikoresha abyaza umusa kuko irani pofo ese urabizi neza yuko atigeze ayimwaka irani platform hano ubonye mu kiganiro nigo ntabwo kuri RBA Imana televiziyo y'igihugu ninuza babonye hariya Rakinish ni Melody kurusha na Yampano Rakinish na Melody kurusha ko yabishite na Yampano ntabyemera ko baziranye mu muziki kuva kera yego n'umurashavuga uti mfite inzozi zo gukora indirimbo na Melody rakakava muri studio hamagaye Melody amuhamagara oneye cyangwa akamuhamagara kuri TV kamwe Melody hari umwana witwa gutya na gutya ko Yampano n'umwana kuri Melody ushaka collabo nawe urayimuha Melody ntago yakanga gutanga collabo kuri televiziyo yanabyanga kuko namahitamo y'umuntu n'uburenganzira bw'umuntu turamuzirega Melody kira kintu ntabwo kuba cyarababaje Melody nubwo ntarumva neza nimba Melody ntago yababaye buri cyane kuba atarababaye Melody oya Melody bundi mu buzima bwe ntago ajya apfa kurakara ntago bikabye Melody atekereza nawe arabizi ariko azasubiza ntago ajya gusubiza nawe ndamwizeye uriya muhanzi wacu Melody azasubiza kuko nukashyiramo comedy cyane ntabwo byamubabaje Melody n'umuntu kubabazwa n'ubusa atekereza yahuye na byishire sibyo ahubwo kwitavuga ngo Yampano nimba yavuze ngo ntaga nzi kuko tutarahura ashaka uburyo bahure baganire bakora n'indirimbo amuhereza amahirwe Yampano indi ushaka uburyo bahura nyine Melody kuko Yampano we shaka no kubishaka Melody ntabimuye ariko Melody ntabwo yabishaka ngo Yampano ashaka uburyo ahura na niko nimukabe nyine nk'abantu bashaka gushyigikira ibibi gusa tuvuge ko Yampano nta bintu byiza yakoze tuvuge ko Yampano nyuma y'uburyo agaragarije abanyarwanda yuko Yampano akwiye kuba umusitari ko kantu kamwe yafuze gusa muhita mukubakiraho ngo mwumve ngo Yampano ngo ari kugwa ngo Yampano ngo agiye kurimbuka yarimbuka gute Yampano aracyashoboye mpano yaracyayifite nyandiko zaracyazifite ijwi ryaracyarifite ntaho bigiye kujya sibyo baza reka nkubwire ikintu kimwe ntago ngewe nyigize mvuga ko Yampano adashoboye pe Yampano afite impano uramwana zikuririmba afite imyandikire myiza urumva ariko ikintu kimwe namukosora ngewe Yampano niba uri no kundeba nkubwire kosora akantu k'imivugire yawe muri interview cyangwa se mu itangazamakuru kuko itangazamakuru irakubaka cyangwa rikakurangiza baritezari ngira ngo turi kuri icyo kintu ukigira inama Yampano sibyo ngira ngo mbabwire ko iki kiganiro tugiye no kugisoza nyine mu mpera z'iki kiganiro garagaza yuko nako vugisha ukuri sibyo ese mu byukuri ubona bira bintu Yampano yavuze ari byo bikwiye kumurangiza ari byo bikwiye gutuma abanyarwanda bamwanga ngo bamwishyiremo cyangwa byagakwiye byibuza mukamuko aracyari umwana by the way sibyo mumukosore mumwereke inzira ariko mwimuhata urwango mwimuhata mushaka kwerekana yuko ari umunyamakosa gusa kuko akora ibintu bizima sibyo oya ikintu kimwe cyo nabonye cyo Yampano ni umuntu umuhanzi muzima ni umuhanzi mwiza aririmba neza afite imyandikire myiza naramuka akosoye akantu ko kuvugisha itangazamakuru kuko nta nubwo ari ibya danje ntabwo yakoze ibintu bikanganye cyane gusa nyine urumva iyo uri kuvuga ku muntu ku mustar uri hejuru yawe hari ukuntu nyine umuvugaho kuko aba ari umuntu wakugira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva ako kantu kakwiye gukosora konyine nkuko nyine Tayiga yamuhereje stage ikaba iri kumugirira akamaro Yampano man ujye no kumanuza ku social media yiwe ari gukurikirwa bitandukanye n'indi myaka yose yigeze ibanza cyangwa igihe cyose kwera stage yahawe mu gitaramo cya Tayiga B urumva na Tayiga B ubwe yemera Melody nk'umuhanzi mukuru yego uri kucyumva icyo kintu rero Yampano niga kuvuga n'itangazamakuru ubundi imiririmbire yo umva stage arayizi azikuririmba zikwandika ibindi byose
azatera imbere pe nicyo kintu mubwiye cyonyine. Baritazari ngira ngo tukira mbanze nkushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu ko hano kuri Rodi TV sibyo. Nizere ko hano ni mu rugo. Aha ni iwacu ni mu ruganga. N'ubutaha ikintu kizaba icyo ari cyose nzajya nkutumira uze. Nunkenera yatwanarize wanarize n'umwanaliste kabisa ubizi kandi ukeneye gutanga umusaruro ku ruganda nyarwanda sibyo. Wakoze cyane. Aba abantu bakore subscribe, basharinge, bakore like, batange comment hasi mujye muri comment muvuga ko mwabonye umusesenguzi Baritazari. Baritazari manzi Baritazari wakoze cyane umusesenguzi. Kwa turi kumwe nanjye ni Bazadeni nk'ibisanzwe King of Mike kuri Rodi TV. Mukomeze mukurikire Rodi TV, abantu batarakora subscribe muyikore, abantu badakora marayike mwakoze ikiganiro. Ladies and gentlemen, bashiki banje ba brother mumbabarire kabisa nimba uri kureba ikiganiro ntukore like sibyo, ntushyire muri comment byibuza ngo tubwire ngo iki kintu mwakoze ni fresh, ikintu mwakoze mukosora iki. Nta musanzu buri kuduha, muduha umusanzu. Aba diaspora mutureba mudukurikirana umunsi ku munsi, dukeneye ibitekerezo byanyu, dukeneye inkunga zanyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo. Abanyarwanda mwese turabakeneye kugira ngo tube hafi ni televiziyo yanyu, ni channel yanyu mukwiye gushyigikira kandi mukayireba umunsi ku munsi sibyo. Yitwa Rodi TV, mwakoze cyane kubana natwe kandi nizere ko n'ubutaha tuzaturi kumwe. Ciao ciao.